ubu nk'ubu hari umugabo ejo waje kundeba ngo dusenge ejo nyine nasengeye abantu benshi none umugabo arambwira ngo ntajya yicara iminota 5 ngiyo yicaye ngarahaguruka ngakumva amavara acomokotse umugongo ugacomokoka imbavu zigacomokoka mbese akumva buri kintu cyose kigatatanye kigiye ukwaje arambwira ati ntangajwe n'ukuntu naje kukureba nkaba nicaye amasaha arenze 3 nkaba ndi guhaguruka neza ntabyo kwiganyira ntabyo kugiyute kandi nkaba ndi kumva nta kintu na kimwe cacomokotse aturi umukozi w'Imana ndakwemeye ibyo gusa nago wakamusengeye David ubundi cyambere ni ukwizera hari ukuntu umuntu akubura hari umugabo umwe nigeze nkunda mu minsi yashize yaje kundeba ageze muri gare ngarampamagara arambura ngahamagara umugore aramubwiye ati ubari no kunkurikirana uwo mugabo turi inshuti noneho ngahamagara umugore aramubwiye ati Korodina ndi kumuhamagara namubuze kandi gusona ikikura ngo umugore aramubwira ngo ikibi nuko yari kubiri compose none kuvira gusona ikikuraho emera ushake shambure mu muji uraremo ku buryo ejo muzahura ukaza muhuye umugabo arampamagara nijoro nka 3 noneho ndamwitaba arambwira ati nakubuze rwose nemeye no gufata icumbi ndare nzakubona ndamubwira ati sinjya nakira abantu ku cyumweru ariko kubera ko waraye ejo uze nkwakira ejo agaza turasenga nyine turangije turataha ubwo rero hari abantu badashoboye kwihangana nka gutyo noneho rero bagahita bitahira bari no kuvuga ati Korodina yahemutse n'iki ariko baba bakigera mu rugo ibibazo bari bazanye bigasubizwa nkabona aramamagaga agambwa ati Korodina uri umukozi w'Imana naje kukureba ndakubura subirayo mbabaye ariko nkisubirayo icyifuzo nari nazanye cyarakemutse mperutse kubona iyerekwa ubundi yego uyu Korodina reka nk'umwanya uvuga iyerekwa nta kibazo ufite umwanya mperutse kubona iyerekwa yego hanyuma Imana irantembereza injyana muri sitade ahantu runaka noneho mpagera mbere ni by'agace kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonike Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe njyewe nitwa David ninjye mugiye kubona muri kiganiro nkanacyora ariko nanone kuri kamera za Gonike Plus ntafite umuntu w'Imana umukozi w'Imana umwana w'Imana Korodina Niyigena niwe tugiye kuganira nawe uyu munsi ni umuntu Imana yaduhaye mu gihe nk'iki ni umuhanuzi urwanura ibintu bigakunda ni umuhanuzi uguhanura ubuhanuzi bugasohora ni umuntu ugusengera abarwayi bagakira ni umuntu Imana kugenda ikoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi uyu munsi rero namusuye iwabo mu karere ka Musanze mu murenge wa Cyuve akagari ka Cyanya Korodina umeze ute ndashima Imana cyane mba numva buri gihe twatangira n'isengesho pe dushyira imbere y'Imana ariko nanone nibyo mu gihe waramutse ugomba gusenga wabona wiriwe ugasenga wabona ugiye kurya ugasenga ugomba gushimira Imana ubuzima bwose ubayemo abe bubi cyangwa abe bwiza ugomba kuyishima nyakubahwa Imana turagushimye turaguhimbaje muri aya masaha tugushimiye imirimo myiza udahwema kutugira uko bwije nuko bukeye wadukoreye ibikomeye uraturinda ntago twiyobageje ko hari abantu batari kubasha kweguka hari abantu bicaye mu tugare hari abantu bafite agakoni k'ubumuga bwo kutabona hari abantu batumva hari abantu batavuga Uwiteka we hari abambaye amapingu kandi batarabigizemo uruhare twebwe rero ibyo biza byose warabiturinze uyu munsi twicaye turi bazima nuhabwa icyubahiro Mana nyemerera tugushimire ko duhaye akakanya keza ko kongera kugaruka imbere y'ubwoko bwawe tubabwira imirimo yawe myiza ugenda ukora uko bwije nuko bukeye nabwo nubihimbarizwe nyemerera weze imibiri yacu weze n'imitima yacu kubera ko twirwa mu isi yuzuye ibyaha tukanayiraramo nyemerera utweze twese numara kutweza amagambo yose turavuga abe ayo kuguhesha icyubahiro turi muri ibi biganiro kandi abe ari asana imitima y'ubwoko bwose budukurikiye canga ruhure imitima y'abantu bose badukurikiye urakoze kuri data wa twese duheje imyuka mibi duheje abazimu n'abazimukazi bitakuvuga byose bihunge imbaraga z'umwuka we zigaragare hagati muri twe amavuta yawe atumanukire ukuboko kwawe kwiza uko turambuye tukiri muri ibi biganiro kandi amaso yawe y'imbabazi akomeza turebe urumuri rwawe rukomeze rutumurikire tukiri muri uyu mwanya urakoze kuri Imana yumva gusenga gira neza abantu bawe bose badukurikira n'abazadukurikira mu bihe bizaza mu izina rya Yesu amen hanyuma Korodina umeze ute neza ikabanze ntanga agatangazo kamwe cyangwa tubiri
kugira ngo abantu baze kudukurikira bumvise amatangazo tubafitiye. Yego. Hanyuma itangazo rya mbere nuko ni kubibira ibanga, iyo dusoje gukorana n'umukozi w'Imana dusigaho nimero yiwe. Abantu bavuga ngo bamubuze turamubwira mu kiganiro hagati cyangwa se gisoje akaduha nimero yiwe. Bivuze ngo abantu babifuza gusengana n'umukozi w'Imana bamubona ku buryo bworoshye kuko tuba twasizeho nimero ye. Nabifuza kuvugana na mu buryo bugiye butandukanye, kumugisha inama n'ibindi byose bashaka kumuganirizaho. Muvugisha ku iyo nimero. Bivuga ko nimero ya Claudine turayisiga inyuma. Sibyo Claudine? Cyane. Ubwo sinanze itangazo ryiza. Abantu bavuga ati muduhe nimero, njya mbona muri comment banditse ati duhe nimero ya Claudine, baba bumvise ikiganiro. Wapi? Kandi ibyo bintu nkunze kubivuga. Abantu bavuga ngo babuze Claudine, ufite nimero ya Claudine, si kiba ari ikibazo. Cyane. Ikindi ni uko ugomba gukora subscribe, ariko nanone ugasharinga inshuti yawe wifuriza ibyiza, ukamusharinga kino kiganiro cyangwa se ukakimusangiza ko twebwe ibiganiro dukorana ibiganiro eheze inshuti yawe kugira ngo nawe bize kumufasha. Amen. Hanyuma Claudine, umeze ute? Meze neza. Kuko uhora wishimye. Claudine, mu bibazo no mu makuba uhora wishimye. Niki wayihaye iyo mana yawe, ese niki wayikoreye iyo mana yawe, abakobwa beza baragiye urasigara, se niki wayihaye iyo mana yawe, abagabo benshi barapfuye urasigara, se niki wayikoreye iyo mana, ababyeyi benshi mwari musa cyane bose baragiye urasigara, abasore beza baragiye urasigara, se niki cyakubuza kuyishima, niba hari abagiye ukaba uhari, atari ukubarusha ubwiza, atari ukubarusha amashuri, atari ukubarusha uburanga, ni iki kintu wayihaye? Nkawe iyo wirebye ubuntu wakagombye kuba warapfuye. Yego, gupfa kiba nawe maze no kugorora n'abantu baranyibagiwe. Claudine, abantu baragukunda cyane, bakunda uburyo wambara, uburyo uganira n'uburyo useka, baragukunda cyane pe. Amen. Nk'ubu hari umuntu wigeze kwandika muri comment avuga ati Claudine yambara neza, sindabona yambaye nabi. Yego. Rero David, reka nkubwire, iyo ukunda umuntu niyo yaba yarakutse amenyo yose, uramwitegeza ukabona ari ufite amenyo meza arenze abandi. Ubwo uwo muntu impamvu abona ko nambara neza ni uko ankunda. Ubwo hari abandi babona nambara nabi, namba ibintu bitajyanya, bidahura, bidasa neza, ariko nyine kubera uwo muntu ankunda, ubwo nyine yabonye ahubwo Imana imuha umugisha. Claudine, hari abantu bajya bandika nkumva rimwe na rimwe comment nkayitekereza, hari abantu bajya batekereza ko nasoma comment, ndazisoma nyaboneka zose, ariko ari comment ngeraho ngumva iyo comment mfashe ku mutima. Ari ikiganiro muri twakoze Claudine, tuvuga ko Claudine yaguhanuriye ibintu bisohora vuba vuba. Yego. Claudine, urabyibuka neza ikiganiro duherutse gukora. Abantu banditse ati Claudine nta nimero yawe aduhaye, Claudine uri mwiza, Claudine nyine bagenda bandika ibintu byinshi. Claudine turagukunda, Imana iguha umugisha ye. Claudine we tuseka neza, nyine bagiye bandika byinshi. Ariko rero twagezeho ushidikanya kumva ibyo Claudine ari kuvuga, azambaze zamuha ukuri. Uzikunda ko gakomete nagasomye nkumva ndishimye kuko nge no kumureba gusa. Imana igira igisubizo, kanyisome neza ko yayanditse. Ushidikanya ku byo uvuga azambaze nzamuha ukuri, kuko niyo kureba gusa icyifuzo cyanjye Imana ihita igisubiza. Bivuze ngo kuri Claudine icyifuzo Imana ihita igisubiza. Iyo ni comment cyane rwose. Noneho hari umuntu duherutse guhura, kandi ubwo dusanzwe tunaziranye, apana ibyo kuvuga ngo ni kuri YouTube. Yarambwiye ati ubu ngubu nsigaye ndabura ibitotsi, ngahita nja kukureba, ati iyo nyikubona gusa, ati mpita numva ngize ibitotsi cyane. Claudine, usigaye atuma abantu bagira ibitotsi. Ari umuririmbyi kera waririmbye muri za ndirimbo nyine z'abahanzi ba kera, kavuga ngo ni wowe muganga, ni wowe muganga, ni wowe muganga wenyine wankiza iki cyorezo. Umuntu wavuze ngo kukureba icyifuzo cy'Imana ihita igisubiza, kukureba gusa. Kundeba gusa agahita abona ibitotsi. Nibuka n'akajambo yigeze kuvuga, ariko kuko abantu tutagira kwizera, kumva ngo hari umukozi w'Imana, Imana kugenda igakoresha imirimo n'ibitangaza, gufata umwanya wawe ukaza ukamureba ugatanga igisubizo, ibyo nabyo bikunanira.
ubu nk'ubu hari umugabo ejo waje kundeba ngo dusenge, ejo nyine nasengeye abantu benshi, noneho umugabo arambwira ngo ntajya yicara iminota 5, ngiyo yicaye ngo arahaguruka ngo akumva amava aracomokotse, umugongo ugacomokoka, imbavu zigacomokoka, mbese akumva buri kintu cyose kigatatanye kigiye ukwacyo. Arambwira ati ntangajwe n'ukuntu naje kukureba, nkaba nicaye amasaha arenze 3, nkaba ndi guhaguruka neza, nta byo kwiganyira, nta byo kugira ute, kandi nkaba ndi kumva nta kintu na kimwe cacomokotse. Ati uri umukozi w'Imana ndakwemeye. Ibyo gusa nagwe wakamusengeye. Rero David, ubundi cyambere ni ukwizera. Nkunda kubwira abantu nkababwira ati njewe ntago njya nsengera abantu kuri telefone, kandi ntago ari ubundi bugome. Wapi, ntago ari ubugome. Nta nubwo ari Imana yabimbujije, utazagira ngo ni n'Imana yabimbujije. Ntago njya nsengera abantu kuri telefone. Umuntu araza mu rugo tugasenga, waba utabishoboye ukanyandikira ibyifuzo ufite n'amazina ukabimpa kuri WhatsApp, nkajya ngusengera, Imana yagusubiza ukampamagara ukambwira uti Imana yansubije ntiwongeye gusenga. Nta mafaranga yawe mba ngusabye, nta kindi, nukumpamagara gusa ukambwira uti ntukomeze kubisengera byasubijwe. Nkundaga rero kubwira abantu nkababwira ngo Imana ishobora kutaguha umugisha kubera ko Korodina yagusengeye, ikaguha umugisha kubera amatike watakaje ugiye kumureba. Ishobora kutagusubiza kubera amatike watakaje, ikagusubiza kubera umwanya wawe wafashe ujya kureba Korodina. Ibyo bintu 3 uba wakoresheje, hari kimwe kizatuma Imana igutabara. Mukunde kuza abashote banjye. Yemba numva rimwe uzubaka ikibuga cy'indege abantu bakajya bazana indege z'ama private bakaparika iwanyu. Oya, ibyo nta kintu na kimwe Imana idashoboye. Kubona nk'abantu baba diaspora baraje Korodina wa kera ajya sibigeze no kuza we. Ejo bundi sinanakubwiye ko Abanyamerika baje bitwaye bakagera iwacu bakicara. Ubasasira karago. Ego nanabicaje ku mabuye ndababwira ati mwicaye shamwe mvuko Imana ikora. Arega David, muri Amerika ibirago birahaba, nta muntu n'umwe utazi ikirago. Uyu bavuye mu Rwanda babizi nyine. Yego, imikeka zigaba nta muntu utazi imikeka. Hari ukuntu Imana igushyira mu kindi kirere ugahindurirwa amateka, ukaba utakonga kuca kugakika gashaje. Aha, rega nta muntu utazi umukeka, nta muntu utazi ikirago, nta muntu utazi ihema. Abaganda bavuga ko ari shitingi. Nta muntu ibyo utabizi. Cyaba ari igitangaza ngo ukoreye. Usuka mwicaza aho ngaho. Ahubwo ugomba kuza nkakugaragura mu byondo ukivuruguta neza. Ukavuga uti nagiye ahandi hantu harenze aho nturutse. Ariko Korodina. Yego. Ntekeza ko umuntu wafashe umwanya akaza agafata akarenga uturere, akaza no kwa Korodina akagera mu mujyi wa Musanze agakata mu byaro. Umuntu Imana ishobora kuba yanamwumva cyane kurusha pe niyo waba utanamusengeye cyane rwose. None se hari n'abantu baza bakambura. Urumva hari igihe nk'ubu nemerera nk'abantu wenda nka 50 musi, ati muzaze dusenge nga 50 bose. Noneho ubu njewe ukundeba uku nguku David, iyo utampamagaye inshuro nyinshi nimero yawe ntago nyifata mu mutwe. Nta nubwo nazemeza nimero z'abantu bampamagara, ntago nabona amasemukadi, keretse buri munsi ndagura semukadi. Nayigura sinayishira he. Wapi? Ubwo bisaba kugira ngo niba unyeneye umpamagara, nawe utagereje ngo Korodina ngazampamagara, wahita ubona ndi umwanzi wawe kubera sinjya mpamagara. Noneho rero nimero z'abantu mba nemereye ngo baze kundeba simba nazifashe mu mutwe, nanga nazemeje ngo mvuge ngo runaka araza kundeba. Noneho rero hari igihe hazaga nk'abantu 40 nje nkibwira ko ari bo nemereye, tugatangira gahunda yo gusenga. Nawe urabizi hari abantu bakererwa, kandi abantu nongeye mbibabwire, nimba nakubwiye ngo gahunda yo gusenga ni saa 4, ubwo ugomba kugerageza uko ushoboye kose ku buryo saa 4 urabuhageze. Nurenza saa 4 uzasanga twinjiye mu mwanya wo gusenga umbure, bityo utaho utambonye. Hanyuma rero hari abantu baza bakerewe bakambura. Bambura, urabizi hari abantu batazi kwihangana ngo bategereze umuntu. Hari ukuntu umuntu akubura. Hari umugabo umwe nigeze nkunda mu minsi yashize, yaje kundeba ageze muri gare ngarampamagara arambura. Arambura ngahamagara umugore aramubwira ati ubari no kunkurikirana uwo mugabo turi inshuti. Noneho ngahamagara umugore aramubwira ati Korodina ndi kumuhamagara namubuze kandi gusona ikikura. Ngo umugore aramubwira ngo ikibi nuko yari kubiri kompoze, none kuvira gusona ikikuraho, emera ushake shambure mu mujyi uraremo ku buryo ejo muzahura ukaza muhuye.
umugabo arampamagara nijoro nka saa tatu noneho ndamwitaba arambwira ati nakubuze rwose nemeye no gufata icumbi ndare nzakubona ndamubwira ati sinjya nakira abantu ku cyumweru ariko kubera ko waraye ejo uze nkwakira ejo agaza turasenga nyine turangije turataha ubwo rero hari abantu badashoboye kwihangana nka gutyo noneho rero bagahita bitahira bari no kuvuga ati Korodina yahemutse n'iki ariko baba bakigera mu rugo ibibazo bari bazanye bigasubizwa nkabona aramamagara akambwira ati Korodi uri umukozi w'Imana naje kukureba ndakubura subirayo mbabaye ariko nkisubirayo icyifuzo nari nazanye cyarakemutse ukuvuga ngo ngiye kino kiganiro naza kwandika ukimugeraho utahana igisubizo cyawe oya David ibyo bintu ntago ari sawa none zisiko biri none asa n'uzagatama amasa oya nta uzanga atama aramasa ariko ukuja guhinga ugatera imbuto ugasubirayo kubagara ugasubirayo gushingirira ugasubirayo kuzisarura niko n'amasezerano ugomba gutegereza David buri muntu wese agira isaha yo gusubizwa niba Imana yavuze ngo uzasubizwa ku wa gatanu ukaza kundeba ku wa mbere turasenga ariko uzasubizwa ku wa gatanu niba yavuze ni ku wa gatatu ukaza kundeba ku wa kabiri uzasubizwa ku wa gatatu ukaza kundeba ku wa kabiri turasenga ariko ejo urasubizwa umva byoroshye icyangombwa nuko atafite umurongo w'igisubizo cye buretse nkubwire ushobora kuza wizeye ati Korodina ukimugeraho ibisubizo bihita biza kandi wenda ufite gahunda yo kuzasubizwa ku wa gatanu niyo saha yawe ubwo rero nutaha nta gisubizo ubonye ugataha kuvuga ati Korodina ni umwesikoro banditse gutya na gutya oya bundi iyo tugiye kwandika kuriya tuba tugira ngo abantu bamenye mu bintu twagiye tuganiraho ikiri muri content twavuzeho ariko hari abantu batabyumva gutyo urugero nka Korodina w'umunyacaro sinahita amenya ngo bisobanuye ari umuntu umwe mwigeze kwandikaho ngo njyewe ngo ukimpamagara ngo mpita amenya ibyawe byose naho uri n'uko uriho n'uko uhagaze noneho nari nifite utubazo twinshi kandi ubwo n'ejo bundi utanagirana kera nari nifite utubazo nanjye hari ibintu byanshanze mpita muhamagara ndavuga ati uyu nguyu we rwose wenda agiye kundema agatima muhamagaye arangije arambwira ngumva ngo ntago ngo njya nsengera abantu kuri telefone ngo umunsi w'ibyifuzo ngo bari ku wa gatatu ngo nimugoroba ngo kandi ku wa gatatu ngo ubwo azaba ari gumpamagara ku wa gatatu ndongera ndamuhamagara ku wa gatatu nongeye kumuhamagara ati rero ati ubu ngubu ntago mari uzampamagare saa tanu nongeye kumuhamagara ati umpamagare saa mbiri nongeye kumuhamagara ati nimugoroba ngiye mujinya ndavuga se ubu nimba baravuze ngo ukimuhamagara uhita umenya ahita amenya ibyawe byose none nshaka bamaye izi minsi zose nabwo bikarangira tudahuye ubu si mwamwanditse ibintu bitari byo nyine hari iwanjye si iwanjye si wawe kubera icyo ushaka kunshurogomya hanyuma David hari abantu baba batazi gusobanukirwa ngo bavuge iby'umwuka neza batazi gusobanukirwa iby'umwuka neza yego iki kintu ni iki buriya hari ukuntu tuvuga ngo umwuka wera umuntu akibaza ati umwuka wera ni iki ni muri rusange umwuka wera undi si ntituri guhumeka umwuka undi si ntuzawe ntahumekaga umwuka wera ni ibiki aho umuntu yavuga nk'akamaro ko gusenga noneho wenda nka Korodina utari wahindurirwa amateka bakavuga ati si nkuru yari kwigisha akamaro ko gusenga ubundi yakuye n'iki gusenga ni iki iyo usakuriye yasengaga iki avuga ni nk'ubu bantu bareba Korodina bareba hano twicaye kuntu hameze bati bura twatekereza ko ari umuntu uri mu mahetaje yego gusenga bimaze iki gusenga si niki wapi ariko abantu basobanukiwe ibintu byo gusenga wandika ikintu nangwa uvuga ikintu bagahita bamenya icyo ushatse kuvuga yego abantu basobanukiwe iby'umwuka ngiye bwo ntago ndi bujye kure yaraje mu ntoranyije cyane ko nyine bijyanye n'ukuntu twaganiriye ntago ndi bujye kure kandi Korodina banjye hari ikintu mvuga nk'umuntu udasobanukiwe n'ubundi hari zapfa adasobanukiwe buri muntu wese agira ibye David umuntu ujya kumusobanura Yesu urumva ukumva ntashaka kubyumva uzamureka David hoya nkwifuriza aka kantu Imana izaguha umwuka wera ntawo mfite Korodina muri iyi si Imana ntawo mfite nushaka ubu ufite n'ubu ufite abantu mungize na Korodina ntawo mfite Korodina oya nari mvuze ati nimba uba ufite Imana ikongerere niba ntawe ufite Imana ikuzuza umwuka wera we naho ngaho mperutse kubona iyerekwa ubundi
yego reka nk'umwanya uvuge iyerekwa nta kibazo ufite umwanya. Mperutse kubona iyerekwa. Yego. Hanyuma Imana irantembereza injyana muri sitade ahantu runaka. Noneho mpagera mbere nsanga babandi baba besitara ibyuma nyine kugira ngo uvuga yumvikane, mbona ni impumyi. Ndibaza ni gute umuntu aba umucuranzi nanga yesitara ariko ari impumyi, ubu se ari kureba ate? Imana ikambwira ngo komeza urebe. Ubu nubwo nahoza ndi guseka ariko byarambabaje ku rwego mudashobora kubyumva, n'ubu ndababaye. Irambwira ngo komeza urebe. Barinjira abantu, aba protocole nyine bicaza abantu, mbona ni impumyi. Yego. Toka ndavuga ati none n'aba protocole ko bari kuza ari impumyi. Imana ikambwira ati komeza urebe. Ndakomeza ndareba, haza abayobozi mbona ni impumyi, bari kuza bose bari kureba. Hari ukuntu muri iyi minsi numvise bari kuvuga ngo hari amazina ngo bagiye bahindura ngo ufite ubumuga bwo kutabona, ariko reka mbivuge gutyo kubera ko ariko mu mwuka bambwiraga, sibyo? Kandi na kera hose nuko nyine ubusigimo buri kujya buza ni gucyo twabivugaga. Yego. Noneho birangije abantu bose mbese baje mu giterane mbona baje ari impumyi. Yego. Abaririmbyi bakaririmba ari impumyi, uvuga utangiza inama uyisoza. Ndangije mbaza Imana, ndabibaza ati none Mana kuri kunyereka aba bantu bose bari muri sitade kandi ubwo harimo abakire, harimo abantu benshi bize bakomeye n'aboroheje. Ndabibaza none ni gute umugore avuka ari impumyi akabyara n'umwana w'impumyi akaba afite n'umugabo w'impumyi? Noneho Imana irambwira ngo suri kureba iki giterane cyose cy'impumyi? Ati ndababaye kuruta uko wowe ubabaye. Iyi ni isi yanjye yuzuye impumyi. Namubwira none se gute ko ndi kubona harimo n'abahanuzi b'impumyi, hakaba harimo n'abahanzi b'impumyi, hakaba harimo n'abapasiteri n'abaregionari b'impumyi n'abantu basanzwe b'impumyi. Imana irambwira ngo abantu banje bari mu muyobe wo guhuma. Genda umbwirira abantu banje ngo nta mpumyi zigera igera mu ijoro. Nta mpumyi zigera igera mu ijoro. Yego. Hanyuma yahise amagambo y'Imana ndabasomera, maze iminsi mbabwira amagambo mwese mugafashwa. Avuga ati Korodina dusengeraga neza. Ariko n'uyu munsi ndabasengera neza David, icyo kibazo. Kuri pe. Mperutse kubabwira hari umunsi umwe twigeze twigisha icyigisho. Ndavuga ngo umuntu wese udakijijwe ntago azatahayo. Gahuga azahezwa hanze hamwe na Satani. Noneho ndangije ndababwira ati buriya Arsene Gerard niwe nyirira kampani yo kwa Nyirangarama. Sina Gerard. Yego. Buriya nadakizwa. Ntago Imana izita ku bantu bihagaritsiwe ku busa ngo imugirire imbabazi. Kano katubwire neza. Okay, ndakubwiye ati wenda reka manze nihereho. Jewe Korodina mwegerwa mukurikirana kuri YouTube, abo hanze, abo mu Rwanda, abo mu mahanga. Ni ntakizwa. Ntago Imana izita kubona sengeye bagasubizwa ngo ingirire imbabazi injyane mu ijoro. Ntago Imana izita ku bantu baje kundeba bakidwa bantegereje muri gare, bamwe bakanataha batambonye ngo ingirire imbabazi, ngahuga izampeza hanze hamwe na Satani. Noneho uriya mugabo witwa Sine Gerard abantu bose baramuzi, niwe mukire uri muri uru Rwanda hari. Imodoka zaba amakwasiteri, yaba imodoka zisanzwe, yaba izihe, yaba imodoka ntavuza amazina kuko ngewe nta nizonze, zose zemerewe guparika iwe. Ahari uramutse unahamagaye kuri polisi ukababwiye uti shoferi yanze guparika ngo ngura akantu kwa Nyirangarama cyangwa nihagarike, baza gufunga shoferi. Ariko uriya mugabo ngo nadakizwa. Sina Gerard. Imana ntago izita ku bantu bihagaritsiwe ku busa. Subizi kandi twishura. Yego. Ariko ho n'ubuntu nunakubirwa ugezeyo uzajeyo n'ubuntu. Ngiye nkundaga guhora mu ngendo uranze. Ninkubirwa nzave aho nuje kugeyo. Uzave mu modoka urimo ugende muri toilette zo kwa Ntuza wihagarike n'ubuntu. Nta wishuza. Kandi haba harimo amazi, harimo pepejenike, harimo ibintu byose, ariko n'ubuntu. Hanyuma ntago Imana izita kubihagaritse yo kubuntu ngo imugirire imbabazi. Nta nubwo izita kubahashe, nta nubwo izita ku modoka zahaparitse ngo imugirire imbabazi. Izamuheza hanze hamwe na Satani. Ibyo bintu nagabivuze mu kiganiro, uzagenda ukurikirana ibyo nakoze byose uzasanga hari icyo twabivuze.
noneho natangajwe no kubona umuntu anyandikiye ari hanze arambwira ati Korodi ni ukuri ko Imana urahanura ibintu bikaba. Ndavuga nti si kubera iki? Atuzi ko watwandikiye ngo umuntu wese udakijijwe ntago azataha mu ijuru, azahizwa hanze hamwe na Satani, ukavuga umuntu witwa Sine Gerard. None koko nkaba nabonye leta iri kumena ibiyobyabwenge, none n'ibyiwe bakaba babimennye. Kukitamugiriye imbabazi ngo abantu bose baje kugurayo wenda yijijisha abayobozi bahibagirwe nawe bakajya kumumenera. Rero Imana yambwiye ati nta mpumyi n'imwe uzajya mu uko wabuza bwose ari kuri impumyi. Areka David guhuma ntago ari ukuntu guhuma amaso wapi, ni guhuma mu buryo bw'umwuka ndi kubabwira. Nta mpumyi izajya mu ijuru. Kutamenya ikijya mbere mu buryo bw'umwuka. Yego. Urugero reka nguhurwa hafi. Abakire badukoresha. Je nakoze akazi ko mu rugo. Yego. Hari abakire b'impumyi. Kandi nawe ukoreshaga umukozi wo mu rugo. Jewe. Je ntawe mfite. Koridoro wasanga wanjye umukozi wo mu rugo. Nta mukozi ufite. Ntawe mfite. Je ndabyikorera byose. Ubwo tubivugeho. Niba utanamufite uzamugira. Niba utanamufite uzamugira. Ndashaka kuzamugira cyangwa simugire. Hanyuma byose birashoboka. Yego. Hanyuma abakozi bo mu rugo dusanzwe tumenyereye ko ari abantu bari hasi kuruta abandi. Ariko uzi ko abakozi bo mu rugo ari abantu bari hejuru kuruta abandi. Hanyuma nigeze nkora akazi ko mu rugo, noneho nakoreraga abantu b'impumyi. Uti b'impumyi gute? Bakambwira ngo nta mukozi wemerewe kurya inyama, kandi ubwo umukozi niwe uraziteka. Nta mukozi wemerewe kunywa igikoma, kandi ubwo ninjye n'ubundi uragiteka. Ibaza uburyo abantu ari impumyi, umuntu niwe urashusha amazi uri bwoge, umuntu niwe urateka ibiryo urarya, niwe uragera umunyu, niwe uragera amavuta, niwe uragera isukari bujye mu gihe cyayi uri bunywe, niwe uzi ubuzima bw'umwana wawe bwa buri munsi. Umugabo nakenera amazi yo koga, umukozi niwe uraje kuyashusha. Ariko uhangare uvuge ngo umuhishe sitoke. Ubwo ari ubuzima bwawe n'ubuzima bw'umugabo n'ubuzima bw'abana na sitoke igifite agaciro ni iki? Ifite agaciro. Oya, umukozi ateka umuceri umanje wamupimira. Iyo ni impumyi ya mbere nkubwiye. Iyo ni iki? Ni impumyi ya mbere nkubwiye. Yego. Kabiri. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo umugabo witwa Adamu ngo yari aryamye mu ngobyi umunsi umwe, ngo agiye kubyuka ngo yikangura asanga Eva muryamye uruhande. Ngamubaje ati wa muntu yavuye he? Undi aramubwira ati baza Imana. Abajije Imana, ngo Imana ikamubwira ngo nabonye atari byiza kuba wenyine, ndagusinziriza nkuramo akagufwa mu magufwa ufite n'akara mu maru ufite, mbihinduramo Eva. Uyu ni umugore nakuremeye, azitwa umugore ibihe byose. Impumyi ya kabiri ngiye kuyikubwira David. Umuntu w'umugabo cyangwa w'umugore akaba yaremeye kubana ubuziraherezo n'umugabo cyangwa n'umugore ashatse, noneho akamubwira ati ngiye tuzabana turwaye cyangwa tutarwaye, dukize cyangwa dukennye cyangwa tugize ute, mbese ibintu byinshi barahira urabizi. Ejo cyangwa ejo bundi agahita abona nka Korodine uri kuri kamera uyu munsi uri kubwiriza bigacika, uri no guhanura ibintu bikavuga. Yego. Akavuga ati ariko ubu nabanye na Sandrine ndi kureba he? Kuko muri Korodine ari hariya. Nabanye na Sandrine ndi kureba he? Agatangira agafata umutungo w'urugo gwakareza abana akajyana kwa Korodine. Ubu iyi ni impumyi ni muzima. Impumyi. Ubwo iyo ni impumyi ya kabiri nkubwiye. Impumyi cyane. Ni impumyi. Imana ishimwe ubwo byiyiziye. Kankubwiye indi impumyi ya gatatu. Impumyi ya gatatu ni umuhanuzi wahawe impano z'Imana, wemera Imana, uzi ko Imana ikora, uzi ko Imana ibaho, ukabona arifashe n'amavuta afite n'Imana afite, ukamuhamagara wenda urugero uri nko hanze, ukamubwira ati wansengeye, ati ngiye kubona mbona Imana ibyawe hari ukuntu byugarijwe na Satani,
none Imana igambwiye ngo kugira ngo iki gicu c'umwijima cyeyuke nanga kiveho nuko uratanga amadolari 1000. Ngiramo ngo nutabikora urapfa. Nutabikora urapfa. Nutabikora urapfa. Ukiyibagiza ko hari umugaragu witwa Gihazi wigeze kujya kubesha umwami witwa Namani. Aramubwira ati umwami witwa Elisa dukoranaga. Arambwiye ngo ayo maturo wari usubije yo yagaruye. Yazane rwose udakuyeho na rimwe nikavuze. Ngo nuko Namani amuhereza amaturo kuko kandi koko yarayatwaye. Ngo umugaragu witwa Gihazi ahita ahinduka agira ibibembe nk'ibyo ntuza yagagize ute yari afite Namani. Uwo muhanuzi rero ni impumyi. Yego. Iyo aza kubabona ntabwo yayigucumuzwa n'amadolari 1000. Nutabikora urapfa. Ntabwo ayo madolari yamujyana kure. Iyo ni impumyi ya kangahe? Ya gatatu. David. Ubu muri iyi se harimo impumyi. Harimo impumyi. Umukoresha aho yifata ari umuntu w'umugabo cyangwa ari umuntu w'umugore akakubwira ngo nzaguha akazi ari uko tumanje twaryamana. Ico ni igihembo. Ni impumyi. Umupasiteri akajya gutanga igaburo ryera bwaca akabyukira mu byaha. Ni impumyi. Umuntu w'impumyi David, umuntu w'impumyi ntago amenya ngo uyu munsi imvura yaguye, nta nubwo amenya ngo uyu munsi izuba ryavuye, ahora abona ari nijoro kubera ko atabona. Niyo mpamvu uzisanga kenshi abantu baragiye kure. Ukibaza uti Korodina ejo bundi ko yahanuraga abantu bakumva agasenga abantu bagasubizwa, none uyu munsi nkaba ndi kubona atangiye gushiraho amaherena, nkaba ndi kubona atangiye gushiramo udupantaro, nkaba ndi kubona atangiye mbese gukora ibihabanye n'ibyo yatangiye atubwira, bimeze bite? Ikibazo ntago ari uko nahindutse, ahubwo na mbere hose nabikoraga ndi impumyi. Kwa nyuma reka dusome ijambo ry'Imana. Imana yarambwiye ati mwisi harimo abantu benshi. Bangahe? Benshi. Bize. Kandi wowe ntago wagize amahirwe yo kwiga. Njyewe. Niko Imana yambwiraga. Arambwira ati muri iyi si uvuga ijambo rimwe uwiza akarihinduramo amagambo 6. Akarisesengura agakuramo amagambo 6 cyangwa 5 cyangwa 7. Hanyuma rero ibintu byose uvuga uzajya ubimanza wabikura muri Bibiliya. Ubabwira Bibiliya uwumva yumve, utumva arorere, n'ubundi nta wabuza umupfu gupfa kandi nta n'uwabuza gukira umuntu urakira. Buriya ndamutse nzamara imyaka 100 nta murozi wanduga mfite 70 ngo mfe. Kundaga ibi bintu kubikubwira David, n'abantu benshi baza kundeba ndabibabwira. Hababwira ati Imana niba yagasinye ikavuga ngo Korodina azarinda gupfa nta mugabo n'umwe araranye nawe yitwa isugi nk'uko abantu babivuga. Niyo haza abagabo 10 bakanshira hasi bakavuga bati iki nicyo tugambiriye, Imana yabahindura ibiremba bagataha nta kintu bakoze kupaka fuye ntawe duhuye. Ubu se ibintu ngabyumvise David. Dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko. Yego. Ibice ni 10. Umurongo turasoma duheye kwa 46. Hari amagambo avuze ngo umutwe uravuze ngo Yesu akiza impumyi yitwaga Baritumayo. Nuko bagera i Yeriko, akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Baritumayo umusenzi w'impumyi yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari we uje, aherako arataka cyane ati mwene Dawidi mbabarira. Gerute? Mbabarira. Noneho hariho n'abandi bantu b'impumyi ariko bitagaragarira amaso y'abantu. Hanyuma aba bantu b'impumyi ngo abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati nimumunzanire. Bahamagara impumyi barayibwira bati haguruka, oya humura haguruka araguhamagara. Nayo ita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati urashaka ko nkugirirane?
Iyo mpumyi iramusubiza iti mwigisha ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka amukurikira mu nzira. Twakire neza amagambo y'Imana. Ushimiye Imana. Twaze tuvuga ibintu byitwa impumyi. Aha naho ngo hari umugabo witwaga Timayo. Uyu mugabo rero ngaza kugira amahirwe yo gushaka nkuko nawe washatse. Ngagezeyo aza kubyara umwana. Amwita Bariturumayo. Ariko uyu mwana ngaba impumyi. Ntago Bibiliya itubwiye niba yaravutse ari impumyi cyangwa niba yarabaye impumyi akimara kuvuka. Bibiliya irambwiye ngo iyi impumyi iba umusenzi. Siko wumvise ndi gusoma. Buri muntu wese abisome. Twasomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko 10 duhera kuri 46 tugejeje kuri 52 niho tugarukiye. Hanyuma turasomye ngo iyi mpumyi yari ari umusenzi. Kuba uri umuhanuzi ntago byakubuza guhuma. Ubu hari abahanuzi benshi b'impumyi, hari abavuga butumwa benshi b'impumyi, hari abahanzi benshi b'impumyi, hari abarejiyonari b'impumyi, hari abapasiteri b'impumyi. David ntago natinya kubikubwira. Subwo nkubwire ngo iki? Hari n'abami b'impumyi. Umugabo witwa Sawuli yabaye umwami ariko ari impumyi atabona. Bibiliya igatubwiye ngo aba umusenzi ariko ari impumyi, akajya muri nibature, akajya muri korari, agakora repetisiyo zose, akitabira inama zose ariko ari impumyi. Impumyi ntushobora guhinga imyaka ngo zero uri impumyi, urabiba abashoboye kureba bakagusubira inyuma bagatoragura. Impumyi ni ya mpumyi yumva ko umuntu uciriritse nka Claudine adashobora guhabwa ijambo. Iyo ni impumyi. Ubu David hari abantu b'impumyi mu iyi si bigeze banzuga baravuga ngo ibintu byose ngo bigomba kubana mu rwego rwabyo. Nk'ubu babona nkanje nawe turi kubana akavuga ati ariko sinka Claudine ari kubana na David bahuriye kuki. Ayobewe yuko badahuje ubwoko, badahuje imyemerere, badahuje ubutunzi, badahuje ubukire. Ubwo ni ubuhumyi bwa mbere ufite. Umuntu w'impumyi ntiyizera ko Imana ikora. Niyo wayimubwira akajana ntiyumva ko Imana ikora. Impumyi ihora izikari nijoro. Ihora izikari nijoro. Uramubwira uti hane Yesu azaza, ati nubundi sikari nijoro. Wamubwira uti kizwa Yesu azaza, akamubwira ati nubundi ni nijoro. Impumyi ihora izikari nijoro. Anyuma ngiyi impumyi ngo umunsi umwe igira ishaka n'umwete byo kubona. Iravuga iti ni gute abantu bavuga ngo izuba riri kuva ngiye ntari kubibona? Ni gute abantu bavuga ngo babonye Imana ariko ngiye ntari kuyibona? Ngo none igira icyifuzo ikavuga iti Imana ndakwinginze uzampe kubona nanjye umunsi umwe. Bibiliya irambwira ngo umunsi umwe ngo Yesu Gaviyeriko ari kwitemberera ndetse n'abandi bigishwa benshi. Ngo hanyuma bageze mu nzira ngo iyi impumyi yahoraga yicaye iruhande rw'inzira kuko nta handi hantu yabashaga kugera. Ariko Mana si ibintu ntago mbizi. Umuntu w'impumyi ahora yumva ko nta cyiza cyakubaho, agahora yumva ko wakomeza kuba nkawe. Nyine akakureba yego ntareba. Sinzi ejo ejo naganire na pasiteri arangije aravuga ati kibaye waruze ejo kuntu nzamera wakangurije kama miliyoni 200 kuko ejo nzaguha amamiliyari. Nyine ahita mbwira ako kantu ndavuga ati sinzi uri mu mwuka umwe. Komeza Claudine. Nje ndi kubyumva cyane. Ndi kubyumva. Impumyi uyitumaga amafaranga. Wenda ukayibwira ati fata aya mafaranga uyahereze Claudine. Iyi mpumyi kubera ko ari impumyi uhora ibona ko ari nijoro ikagira ikavuga iti nubundi ni nijoro. Ni nijoro neza ko mpora mbona ari nijoro. Imana tuzahurira. Impumyi nyine nuko nk'uko iteye. Impumyi ntitinya kuguhanurira ibyo itabonye kugira ngo ikunde yemerwe. Nesikari nijoro ibigenze. Impumyi ntitinya kukubwira ko Yesu azaza bitayirimo. Impumyi ni impumyi. Muzaje mubibaza ku bantu benshi ni impumyi. Hanyuma Bibiliya irambwira ngo umugabo witwa Bariturumayo ngo yumvise imirindi ya Yesu. Icyamu uyu munsi wa none ukumva imirindi ya Yesu wowe uri kwitekereza ugasanga uri impumyi.
Davi Imana ikimaye kubinyeka numvise ngize ubwoba bukomeye cyane. Ariko uzi kugira ngo ugende uri impumyi utabona, utaza werekera, utazi iyo ujya, utazi iyo uva, utazi iyo ugiye gute. Ariko nawe wibaza igikoma kigutandukanye n'umuntu, isukari gutandukanye n'umuntu ugukorera ubuzima bwawe bwose, ibiryo bigutandukanya n'umuntu, imyenda gutandukanya n'umuntu. Kibazo mperutse kwiyumvamo umwuka nkazagenda akunda gutanga amavuta. Umunsi umwe Satani gaze ganyongorera irambwira itaye amavuta uri gutanga ubu ntago bazayakurogeramo. Satani ni umugome. Umunsi gumwe mbwiye Satani ndabwiye ati Satani tuzi inshura nicaye hasi urayizi, Imana yampagurukije hasi zashoboraga no kundindira mu mavuta natanze. Davi impumyi Bibiliya irambwira ngo umugabo yumvise imirindi ya Yesu ngarataka cyane, haravuga ati Yesu mwene Dawidi mbabarira, dore naguye aha n'aha, ariko nahaguye kubera ndi impumyi, ntago nahaguye kubera mbishaka. Davi umuntu w'impumyi iyo ubishaka nka kwa kundi uba uri kumuyobora, ubishaka wamubwiye utaha tugeze ni mu murenge wa Gahunga kandi urabizi ko ari mu wa Cyuve, kubera ko ari impumyi yumva ko ageze mu wa Gahunga. Umuntu w'impumyi ubishaka wamucisha mu byondo, azi ko ari aheza umucishije. Umuntu w'impumyi aba ari impumyi nyine, nta kintu ababona, ntabazi izuba, ntabazi ukwezi, ntabazi inyenyeri, ntabazi ikintu na kimwe. Hanyuma rero ngo umugabo aravuga ati mwene Dawidi mbabarira mbamumure. Ubwo avuga ngo mbabarira yihanaga ibyaha byose yakoze. Bibiliya irambwira ngo Yesu ngo abantu benshi bacecekesha yampumyi, barayibwira bati ceceka wowe n'isura yawe n'ibyaha wakoze n'iki. Bigeze gucecekesha Zakayo baramubwira bati wowe Yesu ntago yarari wawe kubera ko uri umwambuzi. Zakayo aravuga ngo kubera ko nshaka kwihana abo nyambuye ndabishura nkubye kangahe kabiri. Rero reka nkubwire David, ngo abantu benshi baramucecekesha. Ubu hari abantu bagucecekesheje, hari abantu bancecekesheje, hari abantu bagucecekesheje wowe turi gukorana uyu munsi, bakakwereka ko Imana itakumenya, bakakwereka ko Imana itakuzi, bakakwereka ko ntacyo yaguha, bakakubwira ko ntacyo yakugezaho. Ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo Yesu ahagararira hageze. Icyamu Uwiteka agahagararira hageze uyu munsi wa none, akitegereza buri muntu wese udukurikiranye iyi saha ya none. Ngo Yesu ahagaze ngahita ahamagara babandi bari gucecekesha iyi mpumyi yitwa Bariturumayo, ngarababwira ati mutuze, ahubwo iyo mpumyi muyinzanire hano. Ngo bahita bahamagara impumyi barayibwira ngo wowe wa mugabo we wabaye impumyi, nawe wa mubyeyi wabaye impumyi, nawe wa musore we uri kwiyumva kuri impumyi uyu munsi wa none, nawe wa mukobwa we uri kwiyumvisha kuri impumyi uyu munsi wa none. Uyu munsi wa none ubu hari abakobwa b'impumyi bagiye bagasambana bakuramo n'inda, ariko uyu munsi bari gusenga bati cyama tukabona umugabo. N'uyu munsi bari bubona ikiganiro cyanjye wakwandika ngo Korodina ngarahanura bikaba vuba, impumyi kavuga iti kanje kumureba nsengera, ariko sindagusengera umugabo mukure kandi uri nuko. Bibiliya irambwira ngo babandi ngo bahamagara yampumyi bacecekesheje, barayibwira bati Bariturumayo we ngwino kandi uzutujije, twakuyobeje kenshi, twakuvuze kenshi, twagutoteje kenshi, twagutucetse kenshi, twakugushije no mu byaha kenshi, ariko uyu munsi wa none Uwiteka ni uri kuguhamagara ngo ngwino. Ari kuvugira muri Korodina ngo ngwino, ni uri kuguhamagara ngo umusanga ahari. Bibiliya iratubwiye ngo iyi mpumyi yitwa Bariturumayo ngo ihaguruka vuba vuba, ngita umwenda yari yambaye w'ibyaha, w'ubusinzi n'ubujura n'ubusambanyi n'ubuhemu n'ubugome n'ubugambanyi, ngo uwo mwenda irawujugunya. Koma ubu nk'uyu mwenda wiyoroshe wawujugunya, umwenda w'ubugugu, umwenda w'ubushomeri, umwenda w'inyatsi, umwenda w'amadeni, umwenda wo gutukana wayiteye wifubitse. Siko hari abantu mwabiteye umwenda wo kwiba neza neza ukiba kandi mpaka ihugumana yani. Nuko ngo iyi mpumyi ngifata umwenda ngo wayo ngira wiyambura ngira wuta. Bibiliya iratubwiye ngo imaze kuwujugunya hasi yegera Yesu, ngo Yesu agavuga ngo kubera ko umwenda w'ibyaha wikuyemo ukawujugunya itahe. Ngo Yesu amanza yamubaza ngo mbese ushaka ko nkugirira nte, ko ndi kumva uri kuntabaza, nkaba ndi kumva uri kumpamagara, ushaka ko ngirana? Ngiye impumyi ngamubwira ngo ndashaka guhumuka Yesu, kubaho nitwa impumyi birambangamiye. Ariko uzi kugira etaje David uri impumyi,
uzi kugira imodoka ariko uri impumyi yakumarira ikiza? Muririmbyi wa 400 yavuze ngo udakijwe wese ntago azatahayo, ngo azahezwa hanze hamwe na Satani. Imana ejo bundi yambwiye ngo nta mpumyi nimwe izajya mu ijuru. Nushaka uba ufite amayetaje 100 ariko uri impumyi ntago uzajya mu ijuru. Uziko impumyi izi neza ko kunguka ari ukugabanya umunzani, nimba gupimiye ibiro 10 akaguha ibiro 9 ngo ubwo niko kunguka. Iyo ni impumyi. Hiyambura umwenda mushuti wanjye turi kumwe ujugunye hasi ubundi Yesu aguhumura. Bibiliya igatubwiye ngo Yesu ngo impumyi ngamubwira ngo guhora ndi impumyi, abandi bagaterana nanjye ngaterana nabo ndi impumyi, abandi bahanura nanjye ngahanura ariko ndi impumyi. Guhanura ibintu bikaba vuba ariko ndi impumyi nta kintu bimariye. Kubwiriza ibintu abantu bose bakankunda ariko nta kintu bimariye. David kwitwa ndarebwa n'isi yose ariko ntazajya mu ijuru. Nukuri ko Imana nta kintu bimariye. Nushaka unzanire varise yuzuye imyenda y'amabara atandukanye ariko ntazajya mu ijuru. Nukuri ko Imana nta kintu byamarira. Mu minsi yashize nakubwiye ukuntu nagiye kubwiriza kuri Dove, umuntu akangurira ibitambaro 10 by'amabara atandukanye byo kwitega. David guhinduranya amabara y'ibitambaro ariko ntazajya mu ijuru nta kintu ibyo bintu byamarira. Nkundaga kubwira abantu baje kundeba nkababwira ngo kukubwira visa, nkakubwira imodoka, nkakubwira etaje, nkakubwira kadestare, nkakubwira umugabo mwiza uzagutetesha n'umugore mwiza uzagutetesha ariko uzarimbuka ugapfa ukibagirana ukaba mu muriro utazima. Ibi bintu nta kintu byamarira nk'umukozi w'Imana, ahubwo kukubwira ngo kizwa neza ibyo udafite Yesu azabikongera. Ibyo nibyo nahamagariwe. David tugiye gusenga. Tugiye gusenga. Bibiliya irambwiye ngo impumyi ngamubwira ngo gukomeza kuba impumyi heza toni 100 ariko ndi impumyi. Nkagira ikigega iwanje nikamo imyaka ariko ndi impumyi. Nkagira umugabo mwiza umbwira ngo I love you ariko ndi impumyi. Nkagira umugore unshuhiriza amazi buri gatondo ariko ndi impumyi. Nkaba umuvuga butumwa ariko ndi impumyi. Nkahanura ariko ndi impumyi. Nkaba dogiteri w'ibitaro runaka ariko ndi impumyi. Nkurira indege inshuga 100 ariko ndi impumyi. Nta kintu bimari. Icyo nshaka uyu munsi wa none nuko mpumura Mana. Bibiliya irambwiye ngo Yesu aramubwira ngo kubera kugize kwizera ugata umwenda w'ibyaha wari wambaye, ngwino kwizera kwawe kuragukijije itaye uruhereye none ugiye kureba ngako kanya impumyi irahumuka. Tugiye gusengera tugiye gusengera abantu bari kumva babaye impumyi. Yego, abantu bari kumva babaye impumyi. Tugiye gusengera abantu bari kumva ko ari impumyi, bari kumva ko babaye impumyi. Impumyi ntitinya gutubura, impumyi ntitinya kwesikoroka, impumyi ntitinya kugarurirwa menshi kayagumana, impumyi ntitinya kugarurira abantu make kandi bizikari make. Impumyi ntagitinya ariko Mana cyane nk'aba bakomisiyoneri. Hari ukuntu umukomisiyoneri aba umukomisiyoneri ariko ari impumyi, akakubwira ati nyiri iki kibanza ari kwakamo miliyoni 15 kandi nyiri kibanza akeneye miliyoni 14. Iyo miliyoni akayihitana ntabwo ijije nyiri kibanza ukuri ngamubwira ati nukuri bamaye miliyoni 15 ariko kubera washakaga 14 iyi miliyoni imwe kanyitwarira. Ni impumyi. Tugiye gusenga buri muntu wese uri kumva wabaye impumyi. Ubu utuye mu Rwanda, ubu utuye muri Amerika, ubu utuye mu Rwanda, ubu utuye mu mahanga, nushake ubu utuye mu nzita bonana, nushake ubutuye ahantu habi muri Nyakazi, nushaka uburi umupasiteri, nushaka uburi umuregionari, nushake uburi umudiyakoni, nushaka uburi umuririmbyi, nushaka uburi umuhanuzi cyangwa uri umuvuga butumwa cyangwa nushaka uburi umukristo usanzwe cyangwa nushaka ubutarakizwa, nushaka uburi kwa muganga, nushaka uburi muri gereza ariko wiyumvishe ko uri impumyi, ugiye gupfukamira aho uri n'umutima wawe wose. Dusenga Imana kubera ko Imana imaze kuvuga ko umuntu udakijijwe nanga umuntu w'impumyi atazajya mu ijuru. Tugiye gusenga tubwira Imana ngo twabaye impumyi ariko nyemerera uduhumura amaso kugira ngo nigijwe tuzabashe kurigeramo. Mana turagushimiye, turaguhimbaje nanone, tugushimiye kuri Imana iz'ubuzima bw'abagabo, uri Imana iz'ubuzima bw'abagore, uri Imana iz'ubuzima bw'abasore, uri Imana iz'ubuzima bw'abakobwa, uri Imana iz'ubuzima bw'abana batoya. Wadutekerejeho twese ucishamo
ubuhanuzi si uko wari wabuze abandi bantu bucishamo, ariko unyereka ko abantu bose ari impumyi, kandi urambwira ngo nze mbwire amahanga yose ko impumyi itazajya mu ijuru. Nanjye ndabisohoje Mana, unyemerere uhumura basi abantu bose bashaka guhumuka, abagabo bashaka guhumuka ubahumura amaso. Tumaze gusanga ko impumyi nta kidakora, impumyi zimana ibiryo kandi bihari, impumyi zimana amazi kandi ahari, impumyi zimana amafaranga ahari, impumyi zijya mu byaha, impumyi zirararuka, impumyi ziriba, impumyi zirica, impumyi umuntu w'impumyi ntatinya guhemukira mwene se, umuntu w'impumyi ntatinya guhemukira umugore yashatse cyangwa umugabo yashatse cyangwa umwana yabyaye. Umuntu w'impumyi bamukoraho gatoya akishurana, umuntu w'impumyi arambura, umuntu w'impumyi ntatinya guhuguza, umuntu w'impumyi ashinja ibitabaye, umuntu w'impumyi ahuburana imanza z'amahugu abizi neza ko ari iz'amahugu. Ariko turasenze kugira ngo iyi saya none abantu bese bemeye guca bugufi bashaka guhumuka ubahumura amaso. Kandi Mana, iri jambo ntiribe impfabusa ku bantu barikurikiranye, ahubwo ribe iry'umumaro ku bantu badukurikiye none. Kandi Uwiteka Imana, iri jambo ntigice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, gishinga imizi mu mitima y'abantu bose badukurikiranye ndetse n'umutima wacu. Urakoze kuri Data wa twese mwiza, uzanyemerere abantu bawe uzabajyane mu bwami bwawe bw'ijuru. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, komeza utugire neza mu bihe nk'ibi ngibi, ukomeze ufashe abashavuye, ukomeze ufashe abababaye, ukomeze ufashe abarira, ukomeze ufashe bigunze, ukomeze ufashe abashonje, ukomeze ufashe abambaye ubusa, ukomeze ufashe imfubyi n'abapfakazi, abatagira kivugira ukomeze ubafashe, ukomeze ufashe abantu batarashaka ubaye gushaka, ukomeze ufashe ingo zisenyutse zikomeze zubake, komeze ufashe abantu bawe Mana. Urakoze kuri Data, dusoje turi kukubwira ngo ibyo wakoze nibyo bikomeye, ibyo usigaje gukora nibyo byoroshe, kandi twizeye ko uzabikora. Komeza kuganza, ukomeze gutegeka, ubuntu bwawe n'urukundo rwawe no gufashwa n'Umwuka Wera bikomeze bituganze mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma Claudie, turagushimiye cyane, Imana y'amahoro ikomeze iguhe umugisha kubw'umwanya wawe waduhaye ndetse na message ukimara gutumikira Imana. Amen. Njye nk'umwana w'umuntu sinabona uko ngushima, ariko Imana yo mu ijuru yo izakwihembera. Amen. Batari abanyamwuka nk'uko wabivuze wahereye kare ubivuga bashaka kutumva ibintu, ariko umunyamwuka we yasobanukiwe, ugisinzire cyangwa se ukiri ntashobora kumva ibyo uvuze, ariko Imana iri gukora ku maso ari kubyumva. Yego. Kuko byaba bigoranye cyane kugira ngo umve ubutumwa nk'ubu ugende nta kintu usigaranye. Byaba ari agahinda gakomeye, ndetse nta naho waba uri kwerekeza. Nyuma rero ndagushimiye nukumva nta kindi kintu narenzaho, usibye kujya muri wa mwanya twasezeranyije abantu, ku bantu bashaka Claudine, bashaka kumuvugisha, bashaka kumuhamagara, bashaka kumugira inama, baba babuze nimero yiwe. Ku muntu waba ufite n'ikibazo kuri Claudine icyo ashaka kumubaza, nabwo ni karibu. Sibyo Claudine? Umuntu wese witeguye kumwakira, nubwo utukura byemerewe cyane rwose. Arega na Dawidi yabwiye Shimeyi ati tukire, Imana yemeye kuntuka. Ari nk'abantu baza bakagutuka bakavuga ati ariko Imana wiri mutubwira nawe utarayibona ni Imana ki? Uvuga ati siki we n'urugero nk'ubundi umukobwa akavuga ati nimba wirwa uvuga ngo Imana yubaka ingo, wowe nta rugo ufite, uri kumva iyi Imana uzariyi. Rero nta kibazo baje barivugira, ariko Data wa twese mwiza nyine abayumva ibyo bavuga, hanyuma Imana ibahumugisha. Ariko nk'abakristo aniza ko abantu badukurikirana bari abakristo, nk'umuntu w'umukristo kuvuga ijambo ribi ntago ari byiza, ahubwo wakagombye gufata umuntu niba icyo wabonye kitari kugenda neza ukamugira inama. Ntekereza ko nk'uko ibintu byagoye kugenda, ariko byakwiye gukorwa, apana kuza ngo umuntu ngufate ibyo yakoze utangire ubisenye kandi utagato wagombye kubikora gutya nk'umukristo. Hanyuma akanya keza tugezemo nako ngako ku kanya ko gufata nimero y'umukozi w'Imana. Claudie, twibutse ku bantu bafite nimero, abatayifite nabo bayibonereho. 078 661 51 830 078 61 51 830. Hanyuma mwibuke gukora subscribe, mukore na share. Twe dusoreje hanga nk'abana b'abantu, ariko Imana ikomeje akazi kayo. Na nyuma yuko twe tuvuze, Imana ikomeza ikakora umurimo mu buryo bwayo. Icyo yadutumye ni iki ngiki. Ndabashimiye Claudine, nawe ndagushimiye. Amen.